muri tugataha nta kindi kintu bo cyiza cyane urakomeye ariko cyiza cyane Gasatu shimva weheruka utaramera n'ubwawe none dodo ndashaje do nishaze mu kazi ko ntiwampiga sha so buryo Kadogo wirona kambanze mbaze Kadogo ni unege n'amafaranga y'ukwezi yose mba nayo ubwo icyo abakiriza mukemere sibyo ese buryo aragutegeka no niyo mpamvu nabonaga adukubura ubaho umukozi bose nabitabye nakubuje kunyita boss ujye unyita grafrere noneho ngwino mubwire none se akoze kwakira abashyitsi aba ni abakiriya nubwo ari abashyitsi abashyitsi twabaremera ntare wahishiriza kumva umukozi wawe ameze nk'aho nijya numva mu mateleviziyo no mu makina genda urebe mama yeah nanshanze byose muri uriya mukozi umva nkubwire bagiye kuturemera none se ababeshya umva mbabwire umukozi niwe mutwe w'urugo ariko nanone twubaha abakozi nese atatetse wari ahubwo se agutekeye n'ibindi ibyo ari byo byose niyo mpamvu ugomba kumwubaha nese ashyizemo karyo kumwe nanjye nicyo nishatse kuvuga urabona njye mfite gahunda ya nimugoroba nashaka i Kigali kureba match ikipe yanjye yakinye ndagira ngo urabizi uracyafana sha ndafana cyane ibyo birenze igipimo bizakurwaza umutima ntabwo byangwaza umunsi ubundi ikipe mfana n'ubu ntabwo yangwaza umutima iratsinda buri munsi igatsinda buri umuntu yangwaza umutima urareba iriya business yubatse mu buryo bwa triangle ni kuri connection nzajya nguha usharing ninkura akantu kuri YouTube channel usharing ningira subscribe nyinshi tuzatugabana ubwo ni ukuba online niyo business igezweho kw'iki gihe sibyo niyo mpamvu duhora mu mandora amaso yaratunutse kubera online telefone se ko tuzifite nta kibazo kiri kibazo noneho ngiye nzajya mfata shoot ni posting noneho nyishyire YouTube channel nyiguhe noneho dusharing dushaka watch time subscribe share and comment mwabyumvise noneho business day ni BRC TV hani showbiz dushaka amafaranga BRC TV rero yiteguye guteza imbere impano showbiz rero kujya amafaranga urumva muzayishobora ntaguciye mu ijambo usaba ubwo amafaranga uriya amafaranga ntabahari ahubwo turashora mwangahe dushoremo nk'utumiliyoni dutatu gusa umwana ukeneye kuzamura impano azajya aza yishyure niyo interest sibyo noneho duhembe uwa mbere bakore competition iyo niyo business nateguye iri mu mutwe ni online kunguka se umuntu yunguka kunguka ni reka twe kumena amabanga menshi ariko ntacyo bitwaye aho ntacyo bitwaye ariko gusa mbagiye amafaranga twadushuyemo ari make gusa nk'abantu ba businessman nawe uzi bakomeye abanyagushora mu miliyoni gutumvikana niba ari miliyoni 3 turi batatu twashora miliyoni gusa ku kwezi basa ndi mu 200 yakunguka hazajya hinjira miliyoni 2 buri kwezi twashoyemo se ubwo buri umuntu 3 zikaba 9 tukako tuzatwinjiza menshi n'uri kabyo byiza noneho izo mpano waba uvuze umwana yaba afite hose ntituzigumishe hano ahanga tukazinazagura zikajya n'ahandi hano mu tundi turenze mbere y'ibyo byabonye kugenda aho ngaho ibintu nibyo umva nari mfite ubwoba ko mutabyemera ariko ubwo mubyemeye uretse kwica umuntu ahantu hose ngi wandangira ushora amafaranga nayashora kuba cyitwa kari cy'amafaranga kijye cyubo Kadogo yatinze ntacyo bitwaye kandi ifite hagati ifite hagati urugero cyabigenderamo none se amafaranga tuba twayabonye sibyo se ubundi iyo wakoreye amafaranga akaza kamem ugira uburyo n'ubundi nawe ugomba kunakuvura ntacyo muracyari n'abasore ni ngombwa mu kugenza kumaze kuba inzobe kubera amafaranga wa mugabo uva ubwira dukore mujye mugira n'igihe cyo kwishimira kuko stress zirica
utazajya muri dushe ukagwa. Nyamuneka wibivuga uzumaranye iminsi ubu ngubu sinzi niba nzanazi uzazikira buri wese yishimisha njye nishimishijwe n'icupa gusa nta kindi kinshimisha. umva nkubwire ntaryo nkubujije mugiye kukohereza amafaranga kuri telefone mujye gusamura kongera ufite agatiba ntacyo bitwaye rwose. ako gatipe bireka tukanakareba warebye akazi wareka tukanareba n'uburyo kameze warebye akazi ushobora kuba wihangika anyway rwose tugende ndashaka amaze gukatisha ndera saa 5 kandi ndashaka gukenera usigaye ukina dira wa gusa ntago ari ugukina kuko ngiye kugura match APR yakiriye APR ajya ugikunda APR APR ni APR ni APR na ya kipe bajya bita Imana sindizi iyo kipe ndayikina ntago nyene ayifana umva genda yifana ntacyo bitwaye ngaho ni ikipe y'Imana wanjye wenda ubwo turaza guhora nimugora tumwa kantu ntabwo tunze cyangwa wanze iyo turabetinga sibyo ntari yawe kankomeze rero nta kibazo kirimo sawa ibintu nta turaza kuduhamagara ejo tuzahurira ara kunoza kuri TV tubona kwahurira dukora n'ibiganiro live ntacyo bitwaye oya niko bigomba kugenda n'ubu bye nta kibazo kirimo sawa nanjye ukara ariko wanze meze neza mfunzemo ugiye kwihicya original ariko nibyo none se franga se ko nta kindi wayamaza ni amabya shitani wanjye aka boss kadogo nyine umva turahura nimugoroba ntacyo bitwaye rwose sawa business irafashe kabisa kadogo yego kijana bayana bose nashyitse charari abashyitsi banjye bagiye nta kintu bagana sibyo wabibonye rwose nayibona abandi baza hano kumva mbaza rega twarihaye wa mwana we kwaburaga gato rwose haburaga gato nagiye kubareba nizere ko wancyuhirije amazi amazi rwose arahari kiravuba rero njyanira mva zako ndogera hanze nta kibazo ugera basoma wandenge ukagira wandenge rwose wandenge kubanza gufasha ako si urugo muza mwesha mwinjira nuko n'ubukene rebera n'uriya yaje yinjira nawe uragezwa n'igihe bose ukora ibyo wasanze ngo n'ibyo ushaka ushatse wamubwira icyo ushaka ushaka bose okay kaze mukubwira bose wicaginga neza bose genda urya neza ako tekereza abantu nanjye ubwanjye ndeba nkacira inkondo ubwanjye basi bose nabona biragenda gute Samko waje kujya gutanga shiri wawe shiri wawe se ubi kono ndumiwe ubwo rero waje kwirirwa witubaza hano uje kureba shiri wawe muri ya mikisi ahubwo njye naje kureba shiri wanjye abakobwa b'iki gihe mwabaye mute bundi uturutse iriya uzangaha birakureba se
nk'ubu nkamwe muri mu biki harya urankunda nawe urankunda cyane noneho urabona ko nazanye amazi nambwiye ko mwese mumpuriyeho ngiye gushaka urunkunda uri buze kunywa no mazi ashyushye araba nkunda arabatsinda ikizamini n'abateguriye ashe ugiye kutugerageza amazi please share nabizi ko share mbabare share ukuri babara share ntitaye ku bindi byose share mbabare babara wenyine share mbabare please basi share mbabare sorry umva haguruka utahe haguruka Jerry please amarira ntabwo nzongera kuguca inyuma uranganira ibyabaye ntabwo nzongera kambwire Kadogo ko yafashije aza kwakira sohoka ahubwo twarabamenye urugendo ruhire